Hello, nizere ko umeze neza. Mbere na mbere manje kubashimira mwe dukomeza kubana aha ngaha. Ndabashimiye cyane kandi muraba agaciro. Tudatinze rero, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku bijyanye na Golo Life App, ino live stream itanga amadolari 7 mu gihe kingana n'iminsi 7, ariko iyo aba ari bonus iyo irangiye barakumana. Tugiye kurebera hamwe nimba yishyura. Kana subscribe kuri no channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Okay, tudatinze rero nkuko ubireba aha ngaha twageze muri Golo Live, tugiye gutangira bibereka ko bashaka kwiyandikisha. Rero nabo ndaza kwabwira uburyo biyandikisha ko bazaba bikeneye, ariko rikamanze mbasobanurire buri kimwe uze kwinjira mu bintu wamaze kubisobanukirwa, uzi neza uko bikora ndetse n'icyo bimaze. Nkuko ubireba aha ngaha urabona ko dufiteho amadolari 7.31 nkuko ubireba hano muri Golo Life App, kandi bakubwira ko byibura ugomba kubikuza uko wujuje amadolari 10. Rero aya mapoint ni amapoint 731 n'ibice 380 birengaho. Iyo uyandikishije mu gihe kingana n'icyumweru ubona amapoint 700 by'amapoint bingana n'amadolari 7. Bivuze ngo ku munsi ugenewe amapoint 100 iyo ukoze live igihe kingana n'amasaha 2. Iyo live iyo uyikoze ntabwo bisaba kujya kuri kamera, bivuze ko aba ari party ukora. Noneho iyo wayikoze nibwo baguhereza 1,100 mu gihe kingana n'iminsi 7. Iyo iminsi 7 irangiye baguhereza 50,000 ku isaha mu gihe wamaze kuba wakiyandikisha, kandi wiyandikishije ukoresheje isura y'umukobwa cyangwa detail cyangwa imyirondoro y'umukobwa. Nizere neza ko ako kantu wagasobanukiwe. Tugiye kureba imbogamizi ushobora guhura nazo mu gukoresha ino application ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bishobora kuba byakugora. Rero nimba uri kubireba aha ngaha urabona ko mfiteho aya madolari 7.31. Ushobora guhitamo igihugu ushaka kubikurizamo. Nkuko ubireba aha ngaha bakwerekayo baheraho bitewe n'igihugu uherereyemo kugira ngo baguhereze payment method bitewe n'igihugu wahisemo. Nkuko ubireba rero hari abiyandikisha bakaba bari baroherereye mu bihugu bya Amerika, cyangwa akaba ariho biyandikishije bari, cyangwa akaba aribwo buryo bakoresheje biyandikisha mu bihugu bigiye bitandukanye. Rero uzugahitamo icyo gihugu warangiza ukabikuza ukoresheje Binance cyangwa USDT cyangwa BNB bitewe n'icyo ushaka kuba wakoresha na address ushaka kuba wakoresha kugira ngo igufashe kwakira amafaranga yawe. Rero abantu benshi bakoresha iyi application mu buryo butandukanye, mu buryo bwo gushaka kuba bayibyaza umusaruro, ariko ikibazo ni kimwe. Ndaje nacyo nkibabwira. Urabona ko ahangaha kubikura ushobora gukoresha Binance, USDT, ePay ndetse n'izindi zitandukanye bitewe n'igihugu wahisemo. Urabona ko uramutse uhisemo Binance uhita ugashyiramo Binance ID yawe, warangiza ugashyiraho n'amazina yanditse kuri Binance ID. Ibyo ngibyo kugira ngo bishyireho bigusaba kujya kureba kuri Binance kugira amafaranga yawe atabasha kuba yayoba. Ushobora kuba wibaza se ino Golo Live App irishyura? Yego pe, ino Golo Live irishyura kandi ikora neza. Gusa hari ibintu abantu benshi bakunda guhuramo n'imbogamizi kugira ngo babashe kuba babikuza. Rero nabyo ndaje mbigusobanurire ku musozo w'ino video, niho uza kuba wabisanga. Tudatinze rero, iyo ugiye kuba wagira kuba wareba Binance ID, tujya muri Binance yawe, warangiza ukagenda harya kuri profile cyangwa hamwe hari uturongo dutatu, ugakandaho ugakopiya ID ya Binance yawe, ugashyiraho n'izina ryawe ryanditse kuri Binance yawe. Amara kuba wabishyiraho byose wabyujuje, ugahita ugaruka wagera aha ngaha ugashyiraho iryo zina, warangiza ugahita ukanda confirm, ukabushyizaho uburyo bwo kubikoza, kandi ubwo buryo bujyaho iyo wujuje ibisabwa. Iyo utarabyuzuza bahita bakubwira aya magambo, bakubwira ngo hari ibyo ubura kugira ngo ubashe kuhite wabisaba cyangwa uhite washyiraho uburyo bwo kubikoza kugira ngo ubashe kuba wakishyurwa. Gusa hari akantu gato nimba wakabasha ndibuze kugusobanurira, nibwo uza kubasha kuba wakoresha ino application. Rero tudatinze, uko ubireba ayo mapoint nakubwiye uburyo uyabona. Urabona ko iyo wujuje
icumi cyangwa miliyoni y'amapoints, bivuze ko ku munsi uhabwa ibihumbi 100, mu minsi irindwi akaba ari 700, bagahita bakumanura andi ukagenda uyakorera gake gake, wakuzuza ukabona kuba wabikuza. Ariko hari ikintu gikunda kuba imbogamizi ku bantu bakoresha ino application, cyangwa cyabaye nk'aho gica intege abakoresha ino application. Ibi bintu ngiye kukubwira biragoye ko hari umuntu uzigera abikubwira, kubera ko abenshi barabihisha, ariko ikinzanye aha ngaha no kugira ngo mbabwize ukuri. Nibyo koko ino application irishyura kandi ihemba neza, gusa hari ikintu kimwe cy'imbogamizi kirimo. Icyo kintu kimwe cyonyine cy'imbogamizi gihari ni uburyo cyangwa ibisabwa kugira ngo ubashe kuba wabikuza. Yego, kuzuza amadolari ni kimwe, no kubikuza ni ikindi, n'ibisabwa kugira ngo wuzuze ni ikindi. Iyo wayujuje wujuje ibisabwa, ikintu cya mbere bagusaba ugomba kuba byibura warabashije gutumira byibura abantu muri no application kugira ngo ubashe kubikuza. Ushobora kwibaza ngo abo bantu natumira ni bangahe, bangana iki, ni uwuhe mubare? Bagusaba gutumira byibura abantu 30 kugira ngo ubashe kubikuza, ujye ubikuza muri no application. Iyo utarabatumira ntabwo wabasha kubikuza. Nizere ko ako kantu gasobanukiwe. Nimba wabibasha bikwancisha isa muri comment, nimba utayibasha ubyihorere, si ngombwa ngo ukurushye. Niyo mpamvu ibintu bikusobanuriye hakiri kare. Nizere ko ubisobanukiwe. Bye bye, mugire byiza, tuzasubira zikurikira. Ciao ciao.